Mwiriwe neza ni Uwimana Patricie ubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho turakomeza turebera hamwe akamaro ko korora ingurube. Iki ni ikiganiro cya kabiri. Cya mbere twabonye yuko ubworozi bw'ingurube bushobora guha abantu benshi akazi igihe ubukoze kinyamwuga. Twabonye ingero zitandukanye ko umunsi watangiye korora ingurube ushaka abazamu. Uwo muzamu aba ari umushomeri, abasanzwe wenda atagira akazi. Nizere ko atari abazamu dukura ku bandi borozi. Icyo gihe akaba abonye akazi, abazikoramo ku manywa bakabona akazi, abakora mu ifumbire bakabona akazi, abazigura nabo ni bizinesi baba bashinze bahitamo gutunganya ibikomoka ku ngurube nk'inyama n'ibindi n'ibindi. Tuza kubona kandi ko mu bihugu byateye imbere leta zishyira nk'amafaranga menshi cyane. Mpereye nka hano Denmark bashyira nk'amafaranga menshi koko pe. Impamvu bashyiramo ntabwo navuga ngo bagiye gukora icyo, kuko ntabwo ari cyo kiganiro cy'uyu munsi, ni uko baba bazi yuko azabagarukira. Niba bashyize amafaranga mu borozi bakora kijyambere, mu makoperative, mu mashyirahamwe y'aborozi b'ingurube, mu makoperative y'aborozi b'ingurube, bakaba bafite uburyo, bakaba bafite amafaranga, bafite ubumenyi, bafite ubushobozi, na leta none ikabafasha kubona abaguzi. Icyo gihe ingurube zigurishijwe nk'uko twabibonye, umuntu ashobora kuzigura mu madolari, ashobora kuzigura mu mayero, ashobora kuzigura mu marundi, ubwo n'ibihugu nibuka, mu mashiringi yo muri Tanzania cyangwa se mu Bugande. Icyo gihe igihugu kikinjiza amadovize, ubukungu bukarushaho kwiyongera. Uyu munsi rero tugiye kureba akandi kamaro, nako zimwe mu ngero zo korora ingurube. Umworozi w'ingurube ushobora korora ingurube utagiye mu buhinzi. Niba dushaka kwihaza mu biribwa, ni ngombwa nyine ko tugira ibyo biribwa. Tugomba korora, tugomba guhinga, ariko ubuhinzi ibihingwa nabyo bikeneye ifumbire. Nk'uko ingurube ikeneye kurya, ikeneye kurya ibigori, ikeneye kurya ingano, ikeneye kurya amaporoteyine, ibintu byinshi bitandukanye. N'ibihingwa byacu nk'uko twese tubizi bikenera agafumbire, bikenera ifumbire. Kamwe mu kamaro ko korora ingurube ni uko ingurube rwose itanga ifumbire nyinshi cyane. Iyo wazanye ingurube iwawe ku munsi wa mbere, nta amasaha atatu arashira ihita iguhereza ifumbire. Tangira umwanda wawe ni ifumbire. Upfa kubona no wanatekereje neza ukaba ese uyu mwanda w'ingurube ndawushyira hehe? Ese ndawujugunya ku gasi imvura irajya igwa ikawukonkomora ugeze muri za Nyamakamba? Ese ndawushyira mu ngarani icukuye neza inasakaye? Umwanda w'ingurube ndawushyira hehe kugira ngo urusheho gukura, yo kuvuga ngo kwidekompoza, akanyagiza mu Kinyarwanda, ushobore kwitunga, guhinduka mu ifumbire. Ikindi, amaganga y'ingurube. Amaganga y'ingurube ni ifumbire, atanga ifumbire nyinshi kandi nziza. Ushobora kuba ufite nk'ingurube 10 rwose, ku mwaka ukaba ufite amatoni n'amatoni y'ifumbire. Waba wabonye ifumbire ukaba wahinga ibigori, wahinga ibirayi rwose utahangayikishijwe n'ifumbire, wahinga biterwa n'ibyo, wahinga amateke, wahinga imyumbati, wahinga urutoki, uba ufite ifumbire ikomotse ku ngurube. Noneho bya bindi uhinze nabyo bivuze ngo ababikoramo uba wahaye akazi. Ingurube yaguhaye ifumbire, wijyanye mu buhinzi, uhaye abana akazi. Bya bindi wahinze nabyo urabisarura, urabigurisha, bikuzanira iki? Bikuzanira inote. Ifumbire nisaguka, wahinze, washoboye wagize ifumbire usagura, abantu barayigura, winjize inote. Bivuze noneho ngo hari amafaranga uri kubona aturutse mu ngurube. Ingurube wagurishije ihagaze, tuvuge turi Rusebeya, za Marimba, haje umugabo ntibagiye ukuntu yitwa ujya utugurira ingurube. Reka mvuga wenda ko twese darahasaraje afashe ingurube yacu turayimuhereje
arayishoreye aduhaye amafaranga. Urabona ko twatangiye gushyira amafaranga mu ntoki, twatangiye gukirigita inoti, twatangiye gufata inoti. Wenda haje undi ukeneye kuzibaga, ubwo wenda turutse hehe se, mu Gasasa hari abarya ingurube, araje arayiguze aduhereje inoti. Haje n'umuhinzi n'umworozi wa wundi wabigize umwuga, wenda ni Habimana, ifumbire amubanye nke, araje arayiguze aduhereje inoti. Muri makeya ingurube uramutse uyoreye kinyamwuga, ukaba ufite ibiryo byo kuyiha, ukayitaho, ukayigirira isuku, ukayikingira, kuko ingurube iyo nicyo n'umuntu uyitaho ukayigirira isuku nta nubwo zirwaragurika iyo wazitayeho ukanazirinda ko abantu baza kuzisura. Hari abantu bajya baza baje irusibira ngo baje kureba ingurube. Nzakora ikiganiro cyihariye rwose, ntabwo ingurube zacu zisurwa nk'uko mwese mubizi. Ingurube ni itungo rikunda kurwaragurika. Ni ukuvuga ngo niba ufite ferme urafunga, umuntu yabaje kugusura akaguhamagara ati nzaza kugusura, ukitegura y'amazi bakandagira ari mu muti, ukitegura aho azanyura kugira ngo ingurube zacu zitarwara, kuko iyo ingurube imwe irwaye igapfa ni igihombo ku gihugu. Rero ubwo nyine nari mvuze ku byerekeranye n'inote, nuko nyine narajemo n'ibyo ngibyo. Nanone hari no gutekereza uburyo ugurisha ingurube zawe. Ushobora kuvuga uti noneho ngewe niba mfite uburyo nshobora kuzibaga, ariko urugero mbaha, niba worora nk'ingurube mu marembo ku gasozi bita ku Kanyirangondo, birasaba kujya kuzibagira mu muyira kure cyane. Ntabwo ari byiza kubagira ingurube hafi y'aho uzororera. Ushobora kubara kuzibaga ukabatoke, ndagurisha inyama nk'uko bisanzwe, ndagurisha izo naseye bita viande hache, tunyama tuba turi aha ngaha bakunda kudukoramo ibintu byinshi, kudutekamo za seburete. Seburete babyitse n'ibyibuka. Noneho na sosiso, uragurisha mu buryo bwa sosiso, umuntu azirya. Uragurisha gutya, nabo bagende bazikore baziteke mu bundi buryo, bazi guteka neza murabizi. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo worora ingurube wabonye utekereza mu myaka 10, nzaba ngeze kuri uruhe rwego, mu myaka 5 nzaba ngeze kuri uruhe rwego. Umuntu twatse korora ingurube uba Denmark, zizakumara iki kutanaziryaho? Nk'uko mpora mbivuga, norora ingurube kugira ngo nkemure mbe umwe mu bakemura ikibazo cy'ubushomeri buri mu murenge wa Rusebeya. Hari urubyiruko rwinshi rutagira akazi. Gahunda ni ukuvuga ngo intego yanjye ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo turebe ko twagabanya ikibazo cy'ubushomeri kiri mu Rusebe, mu murenge wa Rusebeya, tukakigabanya tworora ingurube, tukakigabanya duhinga, tukakigabanya dushaka dukora innovation, dushaka akandi gashya kahanga imirimo. Rero murakoze kuba mwabonye umwanya wo gukurikirana iki kiganiro ku byerekeranye n'akamaro ko korora ingurube. Ubwo turaza kuza mu kanya mu gice cya kabiri. Ntimurambirwe, niba wifuza korora ingurube umenye ngo ninorora ingurube ngiye korora ingurube kubera iki? Ngiye korora ingurube ko Patricia yorora ingurube, cyangwa ngiye korora ingurube mfite intego? Kuko iyo woroye ingurube udafite intego yawe, korora ingurube y'uko Shirimumu yazoroye, ariko ntuvuge se intego Shirimumu yafashe kugira ngo yorore ingurube zihuje n'intego mfite. Byaba bihuje ni byiza, ukaba ufite n'amahirwe ko ufite ubukopero. Saba rero naho mu kanya, yari Uwimana Patricia, mugire umunsi mwiza.